Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tujye guhera ni mu karere ka Rusizi aho hari inkuru y'ubutaba cyangwa se barimo batabariza umwe mu muryango utishoboye wibarutse abana batatu icyarimwe. Ni Habiyaremye Maurice w'imyaka 28 n'umugore we Nirere Hawa w'imyaka 25 bamaranye umwaka n'amezi 8 bibarutse abana batatu. Barasaba ubuyobozi ko bwabafasha kuko butishoboye ngo babe bakorerwa no kurera aba bana. Rero aba babyeyi batuye mu mudugudu wa Bahemba, akagari ka Kagara, ni umurenge wa Gihundwe, akarere ka Rusizi. Barasaba ubufasha ubuyobozi n'abagiraneza nyuma yo kwibaruka abo bana batatu b'abahungu icyarimwe kuri Noheli ishize. Bari basanzwe nta mibereho bafite kuko n'inzu babamo bakodesha amafaranga y'u Rwanda 5,000 ku kwezi. Bavuga ko bayabona bigoranye cyane. Aganira n'Imvaho Nshya, Habiyaremye Maurice yavuze ko ubusanzwe babagaho yagiye guca inshuro mu baturage. Yagize ati twabagaho nagiye gushakisha aho nca inshuro, umugore ntacyo yabashaga gukora muri ariya mezi yose yari atwite. N'akagurube twari dufite narakagurishije ngurira umugore iby'ibanze bitegurira kubyara, akaba ariko naraguraga nteganya umwana umwe ntazi ko azabyara batatu. Avuga ko inda y'umugore we ifite amezi 6 aribwo kwa muganga bababwiye ko bazabyara abana 2. Umugore asubiyeyo inda ifite amezi 8 bakamubwira ko azabyara abana 3. Mu minsi 4 gusa abibwiwe aba barabyaye. Umugabo akomeza asobanura uburyo bavutse batujuje igihe, ibyo byose bikaba bisaba ubushobozi. Ati bavutse batujuje igihe hasigaye iminsi 15 ngo amezi 9 yuzure, banavukana ibiro bituzuye, aho umwe yavukanye ikiro n'amagarama 800, undi ikiro n'amagarama 500, uwa gatatu ikiro n'amagarama 350. Byatumye nyina abamarana hafi ibyumweru 2 mu bitaro bya Gihundwe. Ati twari dutunzwe no kugenda nabona aho nkorera amafaranga 2,000 nkayazana tukayararira. None ubu nta hantu nshobora kujya kuko umugore atakibasha wenyine, nta n'uwo twabona umudufasha kuko na mama aza rimwe na rimwe agahita asubirayo. Kuba abana batanonka ngo bahage, nta n'icyo nyina aba yariye kimwongerera amashereka, bituma barara barira, nabyo bikaba ibibazo. Yakomeje agira ati kubera amikoro make n'igitanda na matora turaraho byari ibya 2, uruhinja rwa 3 rukaba rwajyaho, ariko ubu bararaho ari 5. Turara tubyigana ku buryo rwose utwo duhinja nta n'umwuka uhagije n'ubwisanzure tubona. Nkabona nabyo rero byadutera ibindi bibazo birimo n'indwara kuko n'akazu tubamo ari ak'utwumba duto cyane, ngakodesha amafaranga 5,000 ku kwezi. Asobanura ko kugeza ubu barya ari uko ari abagira neza nabwo bake cyane babasuye bakagira icyo babazanira. Avuga ko abonye nk'inka yabafasha kuzabona amata mu minsi iri imbere byamufasha cyane, akanahabwa iby'ibanze umwana akenera, akanahabwa ubufasha bwo kubakirwa ngo abana babone aho bakurira bisanzuye, akaba yanabona amatora nini baryamaho ngo bisanzure, abana babone umwuka uhagije, nabyo ngo byabafasha. Nirere Hawa nyina wabo bana we yabwiye Imvaho Nshya ko ikibazo kinini cyane afite ari icyo kubonsa kuko badahaga, akagira impungenge ko bashobora kuzahazwa n'ibibazo bituruka ku mirire mibi, cyane cyane ko n'umugabo wajyaga guca inshuro ngo babeho atava mu rugo. Ati n'uwo mugiraneza wadusuye ni ikiro kimwe cy'ibirayi yatuzaniye tukakirarira, ubundi tumeze nk'amabwirirwa tukaburara cyangwa tukarya ubusabusa.
butagira icyo bumarira abana batatu nk'aba batonka ngo bahage n'amata yabo, nta n'amata yabo mbona. Yongeyeho ati mbonye indyo ihagije yuzuye nkabona igikoma n'amashereka akiyongera n'amata byafasha, hari impinduka byazanira mu mikurire yabo, ariko kuvuga ngo uko tumeze ubu twabakuza neza naba mbeshye, ntacyo dufite cyababeshaho ngo babone ibiro bakure neza. Ubuyobozi bw'Akarere ka Rusizi w'agateganyo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Uwimana Monique aganira n'Imvaho Nshya yavuze ko bari bagiye kushyira iby'ibanze abo bana bakeneye birimo n'ibikoresho by'isuku n'amata yabafasha bakazakomeza kubaba hafi. Ati twabimenye twabahaye impundu tugiye kubashyira iby'ibanze abana bakeneye birimo ibikoresho by'isuku n'amata. Uko tugenda tubasura niko tugenda tureba ibikenewe ngo aba bana bitabweho, umubyeyi abona amashereka ahagije n'ibindi byabafasha. Yunzemo ati birakwiye rwose kurushaho kwegera uwo muryango kuko niba batunzwe n'uko umugabo aba yahagurutse bakaba babyaye abana batatu, bivuze ko atazongera kubohoka nk'uko yabohokaga. Kugeza bageze aho bagera ni ngombwa natwe nk'ubuyobozi n'abafatanyabikorwa bacu kuba hafi uwo muryango ngo tubungabunge urwo rubyaro. Avuga ko atari uyu muryango wonyine kuko hari n'undi muryango wundi wo mu murenge nawo wabyaye abana batatu nta mikoro ufite, bagerageza kuwitaho kuri uwo muryango yombi kuko ibibazo bisa nk'aho ari bimwe. Ngaho rero inkuru twari tubafitiye idasanzwe, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bayi bayi.